Intambara yo ku Rucunshu. Intambara yo ku Rucunshu yabereye ku Rucunshu muri komine Nyamabuye Igitarama mu karere ka Muhanga mu mwaka w'1896 hagati y'abari ku gice cy'umugabekazi Kanjogera washakaga ko himika umuhungu we Musinga n'abari ku gice cy'umwami Mibambwe Rutarindwa. Iyi ntambara yaje kurangira ingabo zo ku gice cya Kanjogera zitsinze za Rutarindwa. Vumbura TV Rwa Documentaire Idea. Kigeli wa kane Rwabugira ajya gutanga yimitse umuhungu we witwaga Rutarindwa, amushakira n'umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyiramibambwe wa kane Kanjogera. Kuko nyina Rutarindwa ari we Nyiraburanga wari waracyuwe na mubyara wa Rwabugira yari yarapfuye yishwe na Rwabugira ahorera nyina. Mu gufata icyo cyemezo Rwabugira yakoze amakosa abiri. Irya mbere nuko yafashe Rutarindwa akamuha ubwami yarangiza akamuha umugabekazi w'umutsindirano badafite icyo bahuriyeho. Kandi uwo mukobwa akomoka mu bwoko bw'Abega bwatangaga abagabekazi kandi bakomeye ku ngoma. Naho Nyiraburanga nyina wa Rutarindwa yakomokaga mu bwoko bw'Abasinga birukanywe mu bagombaga gutanga abagabekazi. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana Ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ikosa rya kabiri yakoze ni ukuba Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu w'uburabwe kandi yabyaranye na Rwabugira kandi nawe yashoboraga kuba yaba umwami. Uwo muhungu niwe Musinga. Yarangiza akamuha Rutarindwa ngo amubere umugabekazi w'umutsindirano. Umugambi wo guhirika umwami Mibambwe Rutarindwa, Abega babonye ko Rwabugira akoze ibyo, bacuze umugambi wo guhirika umwami Rutarindwa hakima umuhungu wabo Musinga. Uwo mugambi wacuzwe na Kanjogera na basaza be bo Kabera na Ruhinankiko n'umuhungu wabo Rwidegembya. Uburyo bakoresheje ngo bahirike Rutarindwa, uburyo bwa mbere bakoresheje ni ukumwomora amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye bakabicisha mu buryo bw'akagambane. Icyo gihe bafashe abiru bamwe b'inkoramutima ba Rutarindwa bagenda babica uruhongohongo. Ubundi buryo bwa kabiri bakoresheje ni ubwo gushaka amaboko y'abashyigikira Musinga. Icyo gihe biyegereje bene Rwabugira batagize amahirwe yo kwima ingoma, bakabasaba kutagira aho babogamira mu macakubiri yari atangiye kugaragara ibwami. Icyo gihe biyegereza bamwe mu biru ndetse n'abatware batavugaga rumwe na Rwabugira kubera ko benshi yari yaragiye abanyaga kubera amafuti yabo, kandi akaba ari we wahaye Rutarindwa ingoma. Icyo gihe batangiye kwijundika Rutarindwa batyo. Ubundi buryo bwa gatatu bakoresheje ni ubwo gusoza urugamba. Intambara yabereye ku Rucunshu muri komine Nyamabuye Igitarama mu karere ka Muhanga, ariko umugambi w'Abega wari ugiye kubapfubana iyo badafatirana ingabo z'Abanyagwa zari zivuye mu Budaha zije kuvuna umwami ngo zibafashe kunesha za Rutarindwa. Kubera ko Kabare yari azwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za Rwabugiri, byatumye izo ngabo zimwumva vuba zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata ku munwa. Ubwo urugamba rwarasojwe, Rutarindwa abonye ko asumbirijwe niko gufata icyemezo gikomeye. Yafashaho umuryango we, umugore ndetse n'abana n'ibimenyetso ndangabwami byose n'ingoma ngabe Karinga ndetse n'ibindi, nuko bitwikira mu nzu bose barashya barakongoka, ntihaboneka n'igufwa na rimwe. Iyo ntambara yarangiye Rutarindwa apfuye, nuko Kabare yimika mwishywa we Musinga afata izina ry'ubwami rya Yuhi. Nuko Kanjogera nawe areka izina ry'ubugabekazi rya Nyiramibambwe afata izina rya Nyirayuhi. Nuko Kabare abwira rubanda ko Rutarindwa yari yarigize ikigomeke cyihaye ingoma, ariko kuko Musinga yari akiri mutoya yabanje gutegekerwa na nyina Kanjogera ndetse n'abasaza bari bo Kabare ndetse na Ruhinankiko. Maze guhera ubwo Abega barategeka barica barakiza baragaba baranyaga, ububasha bw'ingoma Nyiginya babwegukana batyo. Ingaruka z'iyo ntambara ni uko ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya ndetse n'inzangano z'urunuka. Ikindi kandi ni uko Rucunshu habaye urugero rw'urwikekwe ndetse n'ubugome bugabije kwiharira ubutegetsi ndetse n'amaronko. Kuko hanyuma y'iyo ntambara yo ku Rucunshu abantu bakomeje gupfa bazira ko bagifite ibisigisigi by'ubwami bwa Rutarindwa. Ibyo byose byashakaga gushimangira ubuhangange bw'Abega ndetse no kurushaho gukomeza ingoma ya Musinga ngo irusheho gushinga imizi muri rubanda. Ibyo byarushijeho gutera ibisare bikomeye kandi birambye mu bikomangoma, abana b'umwami. Ku ruhande rumwe Abega banganye n'Abanyiginya urunuka, ku rundi ruhande Abega bazirana urunuka n'Abakono. Ndabashimiye mwari kumwe nanjye Imana Ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere ntibibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.